cyangwa se akavuga ati umuryango nshyizeho pressure ngo nshake, wenda ababyeyi banjye barashaka ko nshaka. Urumva umuntu agafata iya mbere akavuga ati kubera kunezeza umuryango, kubera kunezeza ababyeyi reka nshaka. Cyangwa se umuntu akavuga ati ewe kuba jyenyine nta n'icyubahiro bimpaye, ugashakira femu mu gushaka icyubahiro cyangwa kwamamara ngo bazavuge ko ufite umugore. Yego, narababwiye ngo hari n'abashaka kubw'irari, hari n'abashaka kubw'amarangamutima. Ibyo byose ntabwo ariyo mpamvu yo gushaka. Nongeye kubasuhuza rero bakunzi bacu, bakunzi banjye, bakunzi ba Isanamitima TV. Ndabakiriye mwese ngo tubane isaha nk'iyi. Yego, ndabishimiye mu nyigisho zacu z'umuryango nk'uko bisanzwe, nk'uko mumenyereye. Mama Queen wanyu nta rindi hishurirwa yahawe muri iki gihe kireka kwigisha umuryango binyuze mu ijambo ry'Imana, kuko Imana niyo nyir'umuryango, niyo nyir'umushinga w'umuryango. Yego, binanyuze mu buhamya bwanjye bw'ibyo nanyuzemo kugira ngo bubere inyigisho benshi. Hari aho mperutse kubutanga buza ari bushya, abantu barabukunda, burabafasha kuko burimo inyigisho nyinshi ku muntu wese ushaka kwiga. Rero reka tubane, munyemerero dusenge, duce bugufi, duhe iyaremye ijuru n'isi icyubahiro. Mwami, tuguciriye bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ububasha n'ubushobozi. Tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ineza n'ubuntu bwawe tugirira umunsi ku munsi. Tugushimiye Mwami yuko twebwe tugifite umugisha wo kuba turi bazima duhumeka. Mwami, umwuka uduha, gitare cy'amahanga, ndakwinginze mu mwuka wawe wera aganze, agende akora imirimo, ankoreshe ku bantu bawe, ankoreshe ku banyumva. Mwami, izi nama zijye ziba igisubizo iteka ku muryango, kugira ngo Mwami umuryango uzire divorce, uzire amakimbirane, kugira ngo n'imigambi y'umwanzi Satani yose itsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ndagushimiye ngo haye ikuzo n'icyubahiro muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yego, Imana ibaho umugisha ababanye nanjye muri uku gusenga. Twese Imana iduhane umugisha. Yego, reka rero mbonereho gushimira abantu banyandikira, abampamagara, abansaba inama, baza hano mu rugo. Nta muntu nigeze negirija, kandi mwebwe mutwara ubugabo cyangwa mugafata iya mbere kugisha inama. Ni ukuri muri intwari, murabo gushimirwa, bigaragaza ishyaka n'umwete n'urukundo mufitiye umuryango. Imana ijya ibibahera umugisha. Ndabizi ko umuntu umpamagara atanzi, atarambona, akambwira ati Mama Queen ngira inama y'umuryango, aba afite ishyaka n'umwete n'urukundo byo kubaka umuryango. Bene uwo muntu rero Imana iramwishimira nta n'akabuza ko yamuha umugisha. Rero ndabashimiye. Reka nanone munyemerere dutangire inyigisho y'uno munsi, nanone y'umuryango, ivuga ngo dore ibisenya urugo. Kimwe muri byo ni uko bamwe bashaka for long reason cyangwa for long reasons, kubw'impamvu zitari zo. Umuntu agashaka kubw'impamvu
zitari zo mu by'ukuri. Umuntu akicara akavuga ati Daheri ndakuze, mfite n'ubushobozi bwo gushaka, dore urugo rurangoye, ubuzima simfite untekera, simfite umenyera ibintu byo mu rugo, simfite umesera, simfite umfasha ibintu. Ugasanga ni kubw'iyo mpamvu ashatse. Cyangwa se akavuga ati umuryango nshyizeho puresha ngo nshake, wenda ababyeyi banjye barashaka ko nshaka. Urumva? Umuntu agafata iya mbere akavuga ati kubera kunezeza umuryango, kubera kunezeza ababyeyi, reka nshake. Cyangwa se umuntu akavuga ati ewe kuba jyenyine nta n'icyubahiro bimpaye, ugashakira femu mu gushaka icyubahiro cyangwa kwamamara ngo bazavuge ko ufite umugore. Yego, narababwiye ngo hari n'abashaka kubw'irari, hari n'abashaka kubw'amarangamutima. Ibyo byose ntabwo ariyo mpamvu yo gushaka. Ibyo ntabwo ariyo mpamvu yo gushaka, kuko ibyo mvuze byose bizashira. Icyubahiro kijya gishira, kunezeza ababyeyi ngo warashatse utazi impamvu nyamukuru igutera gushaka, ibyo nabyo birashira. Abandi bashaka ngo kubera ko akeneye umwana, kubyara, ntago nabwo ariyo mpamvu yo gushaka, kuko ushobora gushaka ntubyare kubw'impamvu runaka. Icyo gihe rero kubera ko ariyo mpamvu washatse, nudahita ubona urubyaro, urugo ruzasenyuka. Reka turebere hamwe impamvu nyamukuru ishobora gutera umuntu gushaka. Icya mbere, ugomba kuba uzi neza agaciro k'umuryango. Ugomba kuba uzi neza agaciro k'umuryango. Ukaba uzi neza agaciro k'umuryango, cyane cyane ntabwo njya kure ya Bibiliya, kuko mvugabutumwa, ndakanwa k'Uwiteka. Ukamenya ese Bibiliya ivuga iki ku muryango, Imana ivuga iki ku muryango, ese umuryango watangiye uti, ese akamaro k'umuryango ni akahe? Ibyo ngibyo ukabikoraho ubushakashatsi, ukabimenya, ukamenya agaciro k'umuryango, ukamenya icyubahiro cy'umuryango, ukamenya kandi ko umuryango, kubaka umuryango, gushaka cyangwa gushakana nk'umugore n'umugabo ni iby'ubuziraherezo. Dukunda kuvuga ngo hari irembo ryo kwinjira mu rushako, ariko nta rembo ryo gusohoka rihari. Ni ubuziraherezo. Yego, narababwiye ngo urushako ntabwo ari gift Imana iguha, ahubwo ni inshingano uba uhawe, wowe mugore, wowe mugabo mu rugo. Iyo rero utazi agaciro k'umuryango, niyo washaka uwo muryango ntabwo uzaba muzima, kuko iyo uzi agaciro k'ikintu urakirwanira, urakirinda, uragiharanira. Ibi ngibi nkunda kubivuga nongera mbisubiramo. Ariko iyo utazi agaciro k'ikintu, utazi value y'ikintu, utazi valeur y'ikintu, ntabwo ushobora kukihanganira, ntabwo ushobora kukirinda, ntabwo ushobora kucyubaha, ntabwo ushobora kugiha agaciro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ugomba gushaka kubera urukundo. Ego, urukundo, nta yindi mpamvu. Urukundo nirwo rwubaka urugo, niwo musingi w'urugo. Iyo mvuga urukundo mba mvuga gushaka uwo wakunze n'umutima wawe, nta wamuguhatiye,
hahandi umukunda ukavuga uti ni ubuzima bwanjye, adahari numva nagira icyo mbura. Yego ntiwapfa, ariko wagira icyo ubura gikomeye. hahandi uvuga uti nkunze umuntu, adahari nahungabana, ntamufite. hari byinshi ntashobora cyangwa byose sinabibasha. Urukundo, Bibiliya ivuga urukundo Kristo yadukunze. Reka mbasomere icyanditswe, kuko burya nkunda gusoma ibyanditswe, kuko iri ni ijambo ry'uwantumye ntazitumiriza. Kadusome mu Befeso ibice 5, twihute tujye ku murongo wa 25, havuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Then tujye ku murongo wa 33, nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. cyane cyane bagabo, ni mwebwe Bibiliya cyane itegeka gukunda, ni mwebwe Imana ihatira urukundo. Abagore nabo ikabahatira kuganduka cyangwa kubaha. Niyo mpamvu ubushize nigishije nkavuga nti burya umugabo kuba ari hedi wa family cyangwa ari umutwe w'umugore, ibintu byinshi niwe bizungurukiraho. Bikuzungurukiraho gute? mu rukundo. Ni wowe ujya gutereta, ni wowe ujya gushaka, ni wowe uhitamo umugore muzabana, nubwo nawe kukwemerera aba aguhisemo akabikwemerera, ariko ni wowe ufata iya mbere. Rero ahangaha ni wowe ubwirwa mugabo nyir'urugo, head of the family, umutwe w'umugore. Abanyarwanda baravangwa abwirwa benshi akumva beneye. Igihe cyose uzahaguruka ukajya gushaka, ukajya gutereta, ukajya gusaba umukobwa urukundo, uzabe wiyemeje kumukunda ubuziraherezo. Yiba nta n'urukundo ugira urusengere, yiba nta n'urwo ugira urushakishe, urwishakemo, urwige, urwuzuze. Kuko igihe cyose uzamushaka utamukunda, kubera ko wamurangiwe n'abandi, kubera za pressure, kubera kunezeza abantu, kubera fame, ntago muzabana, ntago muzagirana amahoro. Ugomba gushaka umuntu wakunze nk'uko wikunda. Niko Bibiliya ivuze. Aya ntago ari amagambo yanjye. Bibiliya iravuze ngo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Umuntu ukunda uramwitangira no mu bibazo. Umuntu ukunda uramwihanganira. Mutabyaye mubyaye, mugiranye ibibazo, iziri kumwe ntizibura gukomanya amahembe. Niko Abanyarwanda bavuga. Muzagonganira ku tuntu, hari ibyo mutazahurizaho kuko ntimwakuranye, ntimwareranywe, ntimwonse ibere rimwe, byanze bikunze hari ibintu mutazahurizaho. Ariko all in all, nubwo mutabihurizaho, niba koko waramukunze, urukundo nk'urwo Kristo yakunze itorero, urukundo ruvuye ku mutima, nta gahato, nta ubiguhase, nta ubigusunikamo, nta pressure uriho, nta fame ushaka, uzi icyo ugiye gukora, uzi agaciro k'umuryango, uzi value z'umuryango, uzi icyubahiro cy'umuryango, uzi ko ugiye kubana nawe ubuziraherezo. Azakubera igice cy'umubiri wawe, azakubera igice cy'ubuzima bwawe. Ko biriya ni kwimbwira ngo niyo mpamvu umuntu azasiga se na nyina ngo akabana n'umugore w'akaramata, ngo bakaba batakiri babiri, ngo ahubwo ari umwe. By the way, ni ukuvuga ngo iyo ushatse umuntu ukunda, aba ari part of your life, aba ari igice cy'ubuzima bwawe, muba mubaye umwe. Niko Bibiliya imbwiye. Rero igihe muzaba mugeze mu bibazo, igihe muzaba mugeze mu ntambara zo muri iyi si,
ntizibura kuko iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Uzamwihanganira, uzamwubaha, uzamurinda. Niyo mpamvu mu rusengero abantu bamanika amaboko gusezerana, ngo nzagukunda, ngo urwaye, ngo uri muzima, ngo ukennye, ngo ukize, ngo ubyaye, ngo utabyaye. Icyo ni igihango gikomeye abantu bamanika amaboko bakarahira, ariko bakarahira basa na none nk'abari mu kigare cyangwa muri suspense, atumva ibyo arahira. Ibyo bintu burahiye n'indahiro ibishyizweho siringi y'isezerano rikomeye ry'igihango gikomeye, ku buryo iyo uyitatiriye ikugiraho ingaruka zikomeye nk'uko ikomeye. Cyane cyane urubyiruko ndababwira, niba ushaka guhitamo umuntu muzabana ubuziraherezo, uzakubera umutima w'urugo, uzakubera ikamba nk'ibyanditswe njya nkunda kubasomera, hitamo umuntu ukunda n'umutima wawe, nta gahato, nta bindi bintu byose biri ku ruhande, nta umuguhitiyemo. Njya numva ngo ababyeyi b'iki gihe ngo bajya bahitiramo abana abo bazashaka n'abo bazashakana. Ayo ni amakosa akomeye, kuko numuhitiramo bakagera mu rugo aho uzaba udahari, ntabwo uzaza ngo ubafashe, nibo babiri. Umuntu agomba kwihitiramo umutima we ukunze physically in and out, kuko urushaka ururenza ibyo mutekereza byose. Ni igihango kidakuka, ni isezerano ridakuka wamuhanye, kuko numushaka kubera fame, kubera pressure, kubera bya bintu byose ushaka ngo azashyire ku murongo uboshye ushaka umukozi. Ibyo byose bizashira, tangire kumufata nk'umukozi mu rugo. Ujye uzumaze ngo kutakorofye, ngo kutatetse ibiryo biri he, kutateye ipasi, uwo ntabwo yaba ari umugore, ntabwo yaba ari umugore, yaba ari ikindi kintu. Rero ni ibintu bibiri ngira ngo nsobanuye kandi neza by'ingenzi bishobora kugufasha igihe cyose cyo kugira ngo ubake urugo ruzira amakimbirane, kandi bigufashe kuzabana n'uwo mwashakanye ubuziraherezo. Mbibutsa nsoza, icya mbere ni ukumenya value y'umuryango, ukabikoraho ubushakashatsi. Waba wumva utarageza igihe ukabyihorera, ukamenya indangagaciro z'umuryango, ukamenya umuryango ni iki, ukamenya ibyiza by'umuryango, ukamenya ko atari ibintu bajyamo uko biboneye ngo basohokemo uko biboneye. Kuko iyo ubigiyemo ukabisohokamo uko wiboneye bikugiraho ingaruka zikomeye cyane, cyane cyane iyo ubigizemo uruhare. Ikindi ukashaka kubera ko wakunze umuntu wikundiye, umuntu wihitiyemo mu bandi ku isi yose. Muhuza, mujya inama, mwumvikana, ibyo mudahurijeho naho mukabikemura mu mahoro byoroshye. Ariko igihe cyose uzahitamo umuntu muzabana ugasanga iteka muri mu mpaka, iteka ntimwumvikana, ibyinshi n'ibyo mutumvikana, ibyinshi n'ibyo mudahurizaho, no kubikemura bikagorana, no kubyumvikanaho iteka bikagorana, aho guhura ngo mwishime mugahurira kuburana, mugatandukana mu mahane, uwo muntu ntabwo uba wamukunze, uwo muntu ntabwo aba ari uwawe, uwo muntu ntabwo aba ari compatible, ntabwo aba ari a part of you. Ibyo bintu rero ni ukubyitondera, ukavuga uti uyu muntu muhisemo kandi naramukunze, kandi uko byagenda kose naho yankosereza, naho yaba arwaye, naho twaba tubyaye, naho twaba tutabyaye, naho twaba dukennye,
naho twaba dukize nzakomeza mukunde kuko ndumva ari ubuzima bwanjye. Ibyo rero usanga hari umuntu umwe uhora afite ikibazo hagati y'abantu babiri. Iyo bimeze gutyo, kubera ko nyine kenshi aba nta rukundo ruhari, usanga muhora mugongana, mukubana, mwanduranya, undi akagerageza gushakisha amahoro ariko ugasanga nayo, kubera ko ntabwo mwigeze mukundana, ntabwo wigeze umukunda, nawe ntiyigeze akwiyumvamo, ahubwo mwahuriye mu irari, mwahuriye mu marangamutima, mwahuriye muri femu, mwahuriye muri puresha, murashakana. Urwo rugo rero ntabwo aba ari urugo rw'umugisha, ntabwo aba ari urugo rw'umunezero, ntabwo aba ari urugo rw'ibyishimo. Niyo mpamvu ubona divorce zabaye nyinshi. Bakundwa, ndashoje kuvuga menshi si ukuyamara. Nimero yanjye ibihari iteka, mujye mumpamagara aho utumvise, aho ukeneye inama. Ni guideline mbambaha, ntabwo nabivuga ngo mbirangize. Reka rero dusoze nanone dushima Imana. Yego, Uwiteka Imana Nyiringabo ny'ijuru n'isi, ngushimiye nanone kubanye natwe nk'uko twabigusabye dutangira. Ushojanyije natwe, urakoze kuko uzi imirimo ikomeye mu mitima y'abatwumva n'abadukurikirana kubw'uyu muryango. Nciye bugufi ngushima, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Shalom, shalom.